twerekeze mu kipe ya APR Football Club twese twagiye tubigaruka uko yatangiye sezo niyo kipe abona gitangiye sezo yiteguye yabonye umwanya precision yo kwitegura kina murushanwa mpuzamahanga kirikare abakinnyi yari yaraguze uburyo wabonaga structure bavugaga ibigwi byayo ariko tukavuga ati bantu banje muri mukuzana abanyamakuru mu ikipe yanyu mukabiyegereza umunsi mwashwanye bazabageza habi abo banyamakuru baguraga abakinnyi abo banyamakuru nyine bari barageze mu neza makipe bagiye bajyamo nta ugeze uteza ikipe imbere ikipe bagiyemo zose usanga ari ibinyabibazo tukabivuga umwe akaza ati muri muraturwanya nuko mwabuzemo namwe winjirira ngo nuko twabuze ibyo turyamo tuba bati bamwe mwabaye muri Rayon Sport abandi mwagiye muri za polisi mwanyuze muri izi zose ko nta na kimwe mwagize muziteza imbere uretse kuzivuga mubahisha mwazatsinywa mugatangira gushakaho mu byegeka amakosa yose ko mwagiye muyavugiramo mukabona ko uwo muvuze mwese mutajya kuryana yego ibyo rero twagiye tubitunga intoki munyamakuru warebye ibyo ubamo ugahunga ikipe igakora ibyayo ukajya umenya amakuru gusa ugatangaza amakuru ubwo rero APR mu by'ukuri yatangiranye iyo nkundura yo kubaka ikipe mu buryo bw'abakinnyi ariko yiyubaka no mu banyamakuru sport abahariye Juvenal rwose yiyubatse mu buryo bw'abakinnyi abatoza yiyubaka no mu buryo bw'itangazamakuru wenda bazagende bayirinda mu buryo ubu cyangwa se ubu ngubu abo banyamakuru mu kwiyubakamo rero nta kindi bakoragamo bo kwari kubaho umwanya nabo wo kurambagiza abakinnyi batandukanye baza mu ikipe ya APR no gutaka ibidahari Football Club no gutaka ibidahari mwese murabizi nta uri bubigarukeho uko inkundura yabayeho ku ikipe ya APR yaje ku ubuyobozi bwaje guhinduka ariko bugahindukana nabo banyamakuru nabo basa naho baburamo ijambo ibyo mwese murabyibuka hanyuma ibyagiye bikorwa nyuma ndavuga nyuma y'iyo nkundura y'ubwo ubuyobozi bushya bwari bujeho nta kaboko k'abanyamakuru kari karimo bishoboke ko ari abandi bantu batari abanyamakuru ariko akaboko k'abanyamakuru ko kari kacitse umutangazaje uguraza kumfasha ubwo ndavuga abakinnyi bamwe bari baguzwe bivuga ko harimo akaboko k'abanyamakuru hari abari bamaze gusezererwa barimo Kidebere ndetse na Godwin Odibo ariko hakaba hari abari bahasigaye birumvikana hakaba noneho abandi nabo bari bagiye kugurwa ariko noneho kakaboko katarimo ubwo ababaguze nabo n'abayobozi nyine ubwo n'abayobozi cyangwa bafite twarapfunyikiwe ntabwo twongera kubaha ijambo urumva hari abahindukiwe nyine bataba nta jambo twongera kubaha kuko baracyo baduhimukiyemo bagura witwa Denis Omedi bagura ndetse na Hakim Kiwanuka yewe na Jibril Watara izo nkingi za mwamba 3 bazongeramo yewe abagomba kuzana no nadise Kiganda bamwe baravuga ati akina bimwe na Ruwanga reka tubanze turenge Ruwanga zabanza soke undi abone kuba yakwinjira ni turebe na seze yuko izabigenda kuko buriya bagomba kuzana mu mukaseri niho abandi bamwe wagiye kubona umutoza azanye pico avuga ngo azakina 3 sibyo none tukabari mukaseri urimo kujya kuyobora ikipe yego dukomeze hanyuma rero ubwo birumvikana ikipe ya APR yagombaga kuza gutangira phase ruturu ikobana n'ibikombe cy'intwari murabyibuka abitwa ba Denis Omedi na Hakim Kiwanuka babanzamo na ba Jibril Watara ikipe irakina vuga ko phase APR twahireba bakavuga ati aba bakinnyi b'abawinga bayo nta kiri mu kugenda niyongeramo na mutoza yari ati nama winga mfite urumva aba bakidi imbere nta kigenda babizi ko muri press conference bati nabigize muri kujya birukanwa urumva nabereke ko nta musaruro mfite yego mutoza ni ubyivugiye ubuyobozi bwa ati twafashe icyemezo n'ibiki byose ubuyobozi cyo bwakoze bwabunye mutoza tabashaka avuga ati reka twumvikane mugende bujya gushaka izindi rema umutoza wakiza yavuze ati zerema ni nziza si wazishimiye yego arazivuga ati rema mfite angano naho ndishimye n'abakinnyi bari ku rwego rwiza nabonye banatangira rwose bari mu mukino wacu bakina ndetse ubwo muri iyo phase irangiye phase ruturu APR navuga ko yayitangiye neza kwese bana 5 mu manota 5 Rayon Sport yisigaga ubwo yanatwaye n'iki gikombe cy'ubutwari irakina rwose ubona ko hari uburyo hari impinduka zibayeho abakinnyi 3 watarabo babinga 2 bagande ariko noneho muri uko guhinduranya abo bakinnyi muri ubwo buryo cy'umutoza na wajera match byagaragaye ko haba gutangira muri phase no kugeza muri phase ruturu atari umutoza wo kwizerwa haba no kumanaginga imikino ye APR rero muri uko kurwana muri uko kuvanamo amanota igeraho gutya ngo turi kwihuta igera gutya bigera naho yicara ku mwanya wa mbere yayikoze umunsi umwe wa journée imwe muri uko kwicara ku mwanya wa mbere ariko
babandi batakiri muri APR urumva batagifite akaboko muri APR ntago bigeze babyishimira birumva ariko ngo babavuga ko ari abapampe ba mbere uvuga bagiye hajyaga bavugwa urumva bari wewe n'ubuyobozi nyine Richard wavugaga urumva hari nabandi bari bashatse kuyikumezaho ngo bakomeze bayititeho bashaka kwerekana ko bari Richard bari ikibazo mbwira muri ibyo bice bibiri nabaye ngewe byo uri kumbaza by'ibice abantu bo ngenda mbivuga uko biri abantu bagenda babyiyumvira ngenda sengeyo ntugende maze icyo nkubwiye cyo nuko hari nk'umwe muri bo urumva wagize gutya ikipe ya APR imaze gutakaza yerekana impamvu nyinshi ngo zatumye APR itakaza ngo ziri uko ngo itagifite amafaranga ngo yo gutegura kandi ubwo niwe wari urimo ari mu bari bashyigikiye mu kugura abakinnyi urumva nawe bivugwa ko nawe afite ngo akantu ko kugura abakinnyi ntumbaza ibyo byose mfite kanosiyo urumva akavuga ati mu by'ukuri APR rega hari ibintu yajyaga ibona itari kubona byo gutegura abo niba nabyitavuga sibwa ari ubona abakomanze basangira ibangara oya nta kibazo kuko biraza oya ndi kuvuga ngo we abamenye ibanga kuko aba yarahabaye nyine yarahabaye nyine abagomba kubwira abandi bantu ati iyo ntago igikanganye nta ntare kirimo nta kintu gifite kuko mutangazaji nubwo rimwe na rimwe abantu badashaka kumva ukuri cyangwa se bakakwirengagiza uwo muntu yarashamikiye kuri abo bose nawe yarabazi abo bose yari hose oya abaguraga abakinnyi muri iriya faze ale yarahari ndetse no mu ngendo mwarajyanaga twaruranaga indege mwarayuriranaga urumva ariko ntago nuri indege nyinshi iyo waba waruriye yose mwaruriranye urumva murayurirana yahoraga hafi ya APR kuvuga ngo yahoraga hafi ya APR ndetse yahoraga hafi n'abaguze abo bakinnyi ba APR ubwo nawe ubundi yakabaye ari muri ako gatebuke kabo icyo gihe bari mu murongo mwiza bakirya APR badashobora kuyivuga nabi nibyo navugaga ahubwo nge akaba ari nge uvuga ntibisambo mu bifate mu bikonkumure mu bijyane icyo gihe yari nge wigaruka wo buri gihe ahubwo batancira kari urutega urumva ariko muri iki gihe arayireba muri APR impamvu ya APR y'iki gihe ngewe iranshimishije uti impamvu gushimishije niki nuko ibisambo byagiye ariko bikaba bitaragiye neza ari bigenda bigaruka gake ariko bikaba bitaragiye neza nicyo kimbabaje iyo nanjye impamvu nanjye nazuya umugara nyine niyo mpamvu nanjye nazuye umugara nuko ibisambo bimwe mbona byagarutse urumva mu gihe yari kujya ku murongo ivuga iti twarabyirukanye byagarutse se mu Yesura noneho byagarutse mu isura yo gutesha agaciro ubu buyobozi buriho bavuga bati ubu buyobozi basaka kwerekana ko ubu buyobozi buriho budashoboye gute rero bitewe n'aba bakinnyi bandi baguzwe nabo ko rimwe na rimwe batari kubona umwanya mu mikinere y'umutoza Denis Omedi warabibonye akimuke wanuka ariko burya rubanda rureba arwo rukabibona ko ari umutoza none se na Dawuda ko atari gukoreshwa kandi yaraguzwe n'ubuyobozi bwacyuye igihe urumva undi utari gukoreshwa n'indera Paveri ko atari gukoreshwa yaraguzwe n'abicyo gihe nukuvuga ngo nukuvuga ngo iturufu iri kwifashishwa ni bwa buryo bwo kugira gute bwo gushaka guconganisha abantu ba APR ngo babone ko ikibazo ari gishya cyangwa se batakegeka ku mutoza kandi buri wese abibona ko ikibazo ari umutoza jewe Leonidas ibyo uvuga hari aho nkumva koko ufite ukuri hari abantu bari gushaka kungonganisha inzego za APR ebyiri sibyo kuko nkuko bivuga hari ababuze inyungu zabo bashaka babona n'ubuyobozi bwaje nibo bareba sibyo bakareba n'ubwagiye wenda hari aho nabo batamvikana ntabwo ko harimo buryo umuntu yari icye buryo Leonidas ikintu yari icyawe hari ibyo utirinda ukavuga ati sinshaka wenda no kuzagaragara batazavuga ko ari byo bivangira runaka sibyo ariko babandi bashaka kwerekana ikibazo bagashaka kubagonganisha mwebwe muhugire muri ayo matiku yo kuryana urumva bati ntabwo abantu baguzwe kwa Richard bakinishwa wenda
kubera abandi baje mu buyobozi yewe bimwe mbona bigereka kuri head office sibyo Tito niwe ugenga ngo abakinnyi bagomba gukina ejo bakongera bakabona ba Umedi bicaye ba Dennis umutoza none yaje bivangate bati nanone abo kwari shari bagarutse urumva nibo bari kubwira umutoza wabo ngo akice babaswa twari twapingaga kujye cyabo sibyo indimi ebyiri zikananirwa kumvikana mu ikipe ebyiri kandi abakinnyi nabi ikipe imwe ibyo rero reka nkubwire ibyo bigafasha ba bantu bibaga muri APR kuko abo bantu bibya APR kuko abo bantu bibaga muri APR babanyamakuru ntibishimiye ko ikipe ya APR igira umusaruro si byose ubu kuri bo APR iramutse ibuze ibikombe byose bo bavuga batawa banakoma mu mashyi rwose bakishimye kuko ngiye mpamvu kuko urugamba baba barutsinze bavuga bati twebwe twaguze abakinnyi baratwirukana none ikipe igize gute ibuze ibikombe kuko jewe Leonidas sinza kujya mvuye ngo urumva ejo arabonumvaga bavuga ati uwo muntu wenda Eto ni batungaga muri ino reka tubivuge bavuga ati Eto abwira Kavuna ngo bakoreshe gutya na gutya ugasanga ibyo Kavuna umuntu nawe yishakiye umugati we ibere hariya yajya kubwira kuri ariko kunafunga umutwe reka tubanze turebe ikipe ya APR ko yubakitse ukuntu nyine nibyo nkubwira no kugira ngo aba ba APR bakomeze baburi yo bajya niyo babajijishe ibikombe birangire byose babibuze ku munsi wo ku cyumweru hakinye umukinnyi umwe niwe wabanjemo mu baguzwe Jibril sibyo ubwo Dennis Omedi na Hakim Kiwanuka bari hanze kiwe Dennis nani no kuri bench nari wari uri kuri bench ibyo bitegwa ariko noneho ukongera ukibuka ko Dauda nawe waguzwe mbere niyo mpamvu umuntu ufite ubushishozi yakagombye ko ari abantu bari kubaconganisha kugira ngo batagira icyo bageraho ibyo ngibyo akabivumbura ariko ubwo nawe ntumumbaze ashobora no kuba umwapererwa abantu bagira inyungu nyine ashobora kuba n'umwapere uvuga ati cyane mukomeze mu bagonganishe byose birashoboka burya ntibazakuzacu akabagonganisha bajye mu nyungu nabo ati nanjye nzabona yanjye wenda bazabirukana bari ngiye ugaruka ngaruye ko barye babwira bavuye ati barabaguza abaswa byagenze gutya abandi bavuye bati nanjye buri wese areba inyungu ze muri ibyo ngibyo areba mu rukundo rwa APR ariko mu by'ukuri twese mu by'ukuri umuntu wa nyawo ukunda APR wakabaye areba mu bushishozi umutoza muri iyi kipe niwe ufite ikibazo gikomeye cyane wakabaye ukora analyse oya niwe usesengurwa niwe ufite ikibazo gikomeye cyane niba kuko jewe ntabwo uzambwira mu mutoza wa APR batsindisha APR niba harakinye umwe mu baguzwe bashya hagakina abandi baguzwe ku ngoma ya Rishari hakaba hari abandi nanone bo ku ngoma ya Rishari beza batari gukinishwa aho ngaho wakabaye isesengura ukavuga uti nyamara ikibazo ntabwo kiri kuri aba ngaba b'ubuyobozi bushya yewe ntikiri kuri aba bakinnyi nabo baguzwe na mbere ahubwo ikibazo kiri ku muntu bakinisha mu kibuga ubavangavanga kuko rero niba waratangiye akinisha aba Watara babanuza aba Watara na Omedi na Kiwanuka sibyo bashya bataguzwe renda kujya ku ngoma ya Barishari ariko ejo akaza akavuga ati Claude yari asanze mu ikipe Clement yamusanze mu ikipe Yunus wabanje mu kibuga yamusanze mu ikipe Kajeje nawe nuko bari baramutije n'umwana w'ikipe Mamadusi urumva ubwo Mamadusi niwe mushyashya urumva Lamine Ba niwe mushyashya nyine ejo bundi bantu bari bakenye ngiye kuvuga ku Barishari nyine bashyashya nyine Mamadusi uraza gusanga ari bo benshi nyine nabashaka kuvuga abanyamahanga gusa nyine abanyamahanga n'abanyarwanda reka tubashiremo hari Mamadusi umwe abanyarwanda bo bari bamwe muri Arsene nawe mushyiremo ko rero wanjemo nawe bamugereka kuri bo babiri urumva na Lamine Ba batatu hanyuma ni batatu gusa ni batatu gusa Pichu nagaruwa we Pichu n'uwabo oya n'uwabo Pichu ntago nusko baramwirukanye se n'uwabo wari kumenya ko bari baramwirukanye n'uwabo kuko bari banamuguze n'umwaka ushize reka mugomeke bari yamubareko bari baramwirukanye babonaga ko nta musaruro afite barangu bari baramwirukanye ko nta musaruro afite oya n'uwabo oya mubareko ari mu ngoma shya yamugaruye oya n'uwabo ariko bari baramwirukanye bamugaruye batese mubareho nyine we yanoka tubabareho reka noneho tubabareho mubareho ariko bari baramwibwira ati genda mubareho wenda yagiye muri niwe si wambwiye ngo muri company y'abatoza niba yaragiye muri iyo company se botoza kandi twabonye ko company y'abatoza ari ibisambo ubwo nyine umutoza nawe n'igisambo cyabo nyine niyo mpamvu namuhamikiro kandi ubona ntacyo amarira APR kandi abamuzanye nibo bazanye umutoza ubwo n'abakinnyi bamujeho nabo byose barajyana ubwo nawe ni uwabo ubwo rero noneho mu basimbura Rampti ajyamo si uwabo undi wagiyemo n'indera n'ubera finda
barafinda we bwo yarahasanzwe Mbawoma se yarahasanzwe Mbawoma nawe nuwabo ariko nyine wamubara se nuwabo se Kiwanuka n'uri Kiwanuka niwe mushya none arabashaze kari bakini uri batatu abasheni uri bakini batatu ni batatu hakinnye umwe hasimbura undi urumva mu gihe muri abo bahasanzwe hakinnye hafi kandi nibo bari benshi niyo mpamvu nanjye nakubwiraga ikibazo ntago cyakabaye kiri kuri niba Leonidas ubu tuvugana APR Football Club uretse defense yayo handi tuzi na defense yayo kandi agira gushaka kujana kosi wana wari yakina sibyo niyo mpamvu nakubwiraga umutoza wayo umuntu ushwanisha abakinnyi cyangwa se umanaginga abakinnyi nabi n'umutoza nta muntu ujya kubwira ngo nagukure kujya kubishinja umuntu runaka wari wese uko umutoza byawa APR Football Club hanyuma rero nange reka nkubaze ninde wifashisha riri yatangaza amakuru kugira ngo rigire uwo ritunga gatoki ko ari we uri kujya ukora ibi cyangwa se iringi mbona abanyamakuru ko babuze inyungu zabo muri APR Football Club sibyo bakaba bari hafi ni ibintu bagenda bagakereya bagateramo umwuka mubi abafanaga abapampe sibyo n'abatarafanaga abapampe bagahuka ugasanga barabateranya nubwo abona n'ikibazo bafitanye kugira ngo bagire gute bacagagurane ikipe buri bikombe yongere sakuzwe bongere bagaruke undi uzaza bati batazamvugiriza induru reka manze mbarebe urumva kubera ko ubundi bandi barabwira ati boya mugende sibyo undi uzaza bavugiriza induru bongere babagaruremo nukuvuga ngo APR iramutse ibizi ibikombe bibiri ni inyungu kuri bari abanyamakuru bayiryagamo byo kujya bonebo n'inzira yo kujya gupfutoburiramo none se nta handi baba bafite undi handi bagiye bihengekamo kugira ngo batange amakuru nta bundi bwambi bagiye gukeza wenda bwabayamba buhe nyine nagatekereje ko bimutse bagiye nyine nakubwiye ngo cyangwa bagiye bajyanye n'amabanga bari babisohora APR nyine yanyuzaga nibyo bagenda basohora nzajya mbacakira mwese urumva usanga ari amabanga bashaka kugenda bavuga igihe nivugiraga ibyo muri APR ngenyine urumva ngenyine mvuga ibitagenda neza ni ngewe wari kwakirizwagaho umuriro none ubu ngubu abayivugaga neza birirwaga bayitaka nibo bayimereye nabi ubu nibo bayicariye ku cyokezo nibo yicariye ku cyokezo ngewe hari igihe nzavuga ibintu bikomeye cyane ariko n'ubundi ndanabivuze igihe cya Juvenal ajya gutwara igikombe umuntu umwe muri aba ngaba bari guhihibikana yaramuhamagaye aramubwira ati icyo gikombe wakireke APR kajya gushaka icyamahoro ukajya gushaka icyamahoro bari abantu waba ari iki gikombe cyabo yigize umusesenguzi wa APR byari umuntu wa APR bikomeye cyane ngewe nkajya nkubita mvuga n'ibintu APR iri gukora ntago bigenda neza gutegura n'ibiki nkavuga ntibigenda neza yari umuteguzi nawe twahura kavuga to ya ati APR iri kubikora neza ati ariko akaba ibyaha habiri akajya kwa Juvenal akamwereka ko ari gukora neza Juvenal ngo yaragize Kiyovu arimo arayisenya arimo ari kwerekana ko Juvenal ari ikibazo ariko akerekana ko Juvenal ari gukora neza yarangiza akongera akanamuhamagara ati ariko Juvenal kiriya gikombe wakirekeye bagasanga baricara niba barakubwiye ngo umva se yaramuhamagara ati kiriya gikombe wowe kwambura igikombe abakuru b'ingabo z'igihugu ubu uri gucokoza ibintu bikomeye sigaho rekura igikombe aramuhamagara twicaranye n'abantu turavuga tutese Juvenal iki gikombe urakirekura aya magambo y'umunyamakuru aragukanga Juvenal aricecekera ntiyagitubwira ati ngiye gufata izi ngamba cyangwa se ziriye mu gitondo tujya tubona ko igikombe kiragiye dusigara twibaze ese aya si ya magambo yaturutse kuri wa munyamakuru kandi wa munyamakuru yagendanaga nanone n'ababandi bo muri APR babaga bari gushaka icyo gikombe ubu ngubu bakaba baragize gute baragize gute barashwanye birababaje rero nongere mbisubiremo nge nzahora mparanira inyungu mbungabunga inyungu z'umwuga birababaje kuba abanyamakuru bashobora gushwana n'umuntu cyangwa se n'ikipe hanyuma bya bintu bashwaniyemo bakabijyana mu mwuga bagashaka kubigereka bakabijyana mu mwuga reka nkoresha iyo terime bya bindi bashwaniyemo mu ikipe za nyungu bashwaniyemo bakazijyana mu mwuga tuvuge n'urugero niba narashwanye n'umuyobozi w'ikipe runaka
ugushwana kwanjye bijyanye n'inyungu ntamubonyeho tuvuge urugero nkunda kuvuga ibya Kiyovu bati yashwanye na David tukaba twarapfuye amafaranga tutarapfuye umusaruro mubi wa Kiyovu urumva noneho nge nkabijyana nkajya kuvuga ibya David by'umusaruro mubi ariko atari uko ari wo musaruro mubi afite ahubwo ari uko twashwaniye iby'amafaranga sinzi ni buri kunyumva neza APR ukaba ushobora kuripotinga ibyayo bitagenda neza atari uko wifuza ko bihinduka kubera ko bitagenda neza ahubwo ari uko wabuzemo amaramuko ibundi cyo ngicyo ngene cyo muranwa njewe mu bintu bya mbere mbaye muri APR nta muyobozi numwe rero mbona ngo natumiye ibi nibi ngo mba muri ibi ngo ndivuga ibigwi oya APR ni ibintu byuba Juvenal yigeze kumpa agasoko ka Carisburg agira ngo ndacecetse urumva namubwira rero Juvenal nubwo akagasoko ukampa nanjye buri gihe ijwi ryanjye buri gihe mu gitondo nzivuga namamaza Carisburg ntago nguze ngo bitagenda neza muri iyi Kiyovu Sport ngo nzareke kubishyira ahagaragara niba unguze gutyo agasoko kawe kanyarukane urumva dukorana dutyo ibitagenda neza muri iyo Kiyovu nkabigarukaho nibigenda neza nabyo nkabigarukaho urumva Juvenal tubana dutyo Leonidas rero n'abandi bantu niba mwanakorana na business niba hari n'icyo wakuyemo gikuremo ariko mu gihe utakigikuramo wigiye kubyifashisha nk'ishyurufu yo gushaka kugishyira hasi koresha ubunyamwuga bwawe ubagira inama bakosora ibikocanye utitaye kuri za nyungu utakibonamo icyo kintu rwose tujye tukemeranya ngewe mba uko mu giti cyanjye muri mind yanjye imbwira ko nta bunyamwuga bwo nta ubushobozi bwo gukoresha mu itangazamakuru ntabwo umuntu yakabaye bukoresha mu bucuruzi bwe sibyo ngukoresha bwawe wabutaka kundi mikoro yawe ntubukwiriye kuyicururisha nicyo ndavuga kabinyangamugayo kuri mikoro yawe nzahora mbivuga ariko nabandi noneho nabandi bagura abakinyi cyane cyane abagura abakinyi mutangazaje nawe wigize ko mugura abakinyi nimukore igura ry'abakinyi mu bikore kinyamwuga ni cyangwa se ni mubaba agent umwuga mu bureke mugende musange ba Emifaya mugende musange ba Karenzi Alex uretse kumuserereza urunga mugende mube ba Karenzi Alex mugende mukore ibizamini muri Ferwafa mu mugende mukore ibizamini mureke mikoro abanyamakuru mubaharire itangazamakuru barikore baryungukemo cyangwa se bakeneremo urumva ariko runabijyamo ubunyamwuga reka ndangize iri jambo abanyamakuru dukenere muri uyu mwuga wacu dufate nishaka sinzatunga inzu hari icyo abantu bakunda kwitwaza ngo nudakora cyangwa ntuzatunga imodoka nudakora cyangwa ntuzatunga inzu nudakora cyangwa ntuzagira oya mureke umwuga w'itangazamakuru tuwukore tuwukeneremo n'ubundi byanditswe nkaho ari amahame muri uyu mwuga w'itangazamakuru burya ni no ku isi hose ko gukira uri umunyamakuru biba bigoranye bimeze nk'ibyanditse urumva aho kugira ngo rero abantu bawangize abashaka gukira ni mugende mujye gukora ubwo bwa agent mugura abakinyi mwiba amakipe tujye tubavuga mukire nka ba Karenzi Alex mukire nka ba Emifaya mukire nka ba Ronnie Santos wo muri Uganda niko yitwa harya mukire nka ba Mujibu Kasure aracyakora Mujibu Kasure ni team ngo burya na ba Lawrence Murindwa mukire nkabo rwose ndabibifuriza n'abandi ba agent mukire nka ba George Mendez mukire nka ba Zahavi tubona abakinyi bacu mu cyana mukire rwose mu abakiri ariko twebwe umwuga w'itangazamakuru twikenere Ngiritike Rayon Sport mu buryo bwo kuyubaka kuko nshaka ko yubakika Ngiritike APR mu buryo nshaka ko yubakika Ngiritike Mukura mu buryo nshaka ko yubakika ariko Ngiritike Mukura ntashaka kuyisebya kugira ngo kuko itakimpa amaramuko kuko itakimpa isoko ryo kugura abakinyi kuko itakimpa ibi nibi ABCD kugira ngo mbe nakira umwuga wacu w'itangazamakuru rwose mbibabwire ubundi akenshi ndetse noneho mvuge nawe umunyamakuru muzabone yakize muzamenye ko ari igisambo ndanarangije ngewe yararangije ndashoje rwose
iyi mikoro ntago yagukiza, iyi mikoro yakubeshaho. Ni nko kubona mwarimu wa primaire, ni nko kubona mwarimu wa segonderi ngo yaguze amamodoka. Ubundi umuvunyi yagakwiriye kuza akajya tubaza n'imitungo yacu aho twayikuye. Urumva akabaza ati rero ni dasi ko nzi ko umwuga w'itangazamakuru amaradiyo ahemba make cyangwa se binagoranye. Aho nuri igisambo nukoresha itangazamakuru mu kwiba, aho nuri igisambo nukoresha itangazamakuru mu kugira ishyaka. N'urugero niba ndi umunyamakuru wa politiki wegamiraho iryo shyaka rikaguha amafaranga. Aho nuri umunyamakuru w'idini, ejo bundi nibwo nakoze ikiganiro mvuga ibintu abanyamakuru bagakwiye kuba twibandaho twese. Aho nuri umunyamakuru ubogamiye ku idini rikaba riguha amafaranga. Aho nuri umunyamakuru ubogamiye ku ikipe ukaba wisahuramo amafaranga udakora kujya n'abayobozi kugira utazabavuga amabanga yacu. Yego niba uri umunyamakuru muzima rero rwose muzima ujye uvuga ikirukuri, hanyuma utungwe na mikoro, utungwe nayo wamamaje, utungwe n'izo business wabonye, kureba mu mutwe wawe rwose. Kandi uzabirebe abanyamakuru babikora b'abanyamwuga babaho kandi bakabaho mu buryo buringaniye. Ntuzababaza iby'amasukamire by'amayetaje. Abaho nk'umuntu w'inyangamugayo. Buriya bagatariye igihe ari inyangamugayo kandi yagiye neza. Ntabwo uzabona Marcel ajya guhibikana, ajya kwishaka kwicandika mu byo kugura abakinnyi. Abanyamakuru benshi bakajugiro Sebarinda ari aho ngaho bayibereye mu buzima bwiza kandi butamuteranya na Rwanda. Itangazamakuru kazamugiza ku bushobozi bwashaka ajya mu bindi. Ariko gukoresha mikoro ngo ujye kwiba ikipe ngo utaka abakinnyi, nzongera mbisubiremo mbivuge ni Scovia nashaka zamana. Ariko nzongera mbivuge kandi ntawe natunze urutoki nta nuwo narutunga. Ariko dukwiriye gutungwa na mikoro itadutunga. Tukava muri iki dore saa sita zirageze rero ni dasi. Njyewe mu cyerekezo cyanjye APR Football Club mbona nta kibazo kirimo, haba kubayiyoboye no kubiyoborere. Icyambere niyo media ishaka kuza kubateranya, ishaka kuza kubashira mwuka mubi. Muhugire muri ibyo munanirwe kuba mwatwara igikombe cya shampiyona. Kandi nanone ni munabyitwara mukakibura. Ibyo nabyo byashoboka. Nuko mwatangiye nabi, hari igihe watangiye naba nasoza nabi. Nuko mushobora kuba mwaragerageje kugira ibyo mukosora, ariko bikarangira bikocamye kuko byatangiye nabi. Ibyo nabyo mwatangira ibindi bishya by'umwaka utaha, ariko kubereka ko impinduka zabaye zitari zikenewe, impinduka mu buyobozi zitari zikenewe, kongeramo abakinnyi bitari bikenewe. Mbese ibyo byose ngo babereke ko ibyo mwakoze ari gapabo. Berekane ko icyerekezo mufite kitazagenda, kitazakora iki. Mwebwe murwane, murebe umutoza wanyu buryo mukomeza kuganira, buryo managing izo match mwabura ibikombe. Ko nawe yagaragaye ko igikombe gishaka Leonidas nawe akaba afite 11 be tumaze kumenyera, tuvuga ati aba ni batanga umusaruro muri APR 100% ukabamuha igikombe. Ariko namwe murwane nanone akantu ngakireho, murwane mutiba, murwane ndakuvuga gushaka igikombe, murwane mutaza nibyo by'imiteguro bibe nta kigenda. Nabandi ariko nabo ntibabikore, hanyuma utwara igikombe azagitwara gikwiriye. APR nukibura ukibure nyine, n'ubundi ntabwo ari wowe waremewe ibikombe wenyine. Rayon Sport ni gitware kandi na APR nawe Rayon Sport ntirangaruka cyitwara. Ubwo kigende muri ubwo buryo, ariko mu buryo buciye, mu buryo nyakuri, nta n'umucagaguranye n'undi. Ariko ibyo kuza kuvuga ngo operation ngwiji nibi byabereye muri APR mbibona ni mu bijya kubihugiramo bababeshya. Umuntu ashaka guteranya na mugenzi wawe kugira mujya muhugira muri ibyo guterana amagambo, ntacyo biza kubamarira. Ibyo ntacyo biyabiza. Niba Rayon Sport baravugaga ngo ikibazo ngo urabona ngo ni Sadati ariko bamwe akavuga ati twihagarike umutoza nawe ni hakigenda. Bakamwagaritse Solisiga bitangiye kugaragara kwita kuri Sadati. Bibabigeze umutoza ndababagarikisha. Sibyo mureke kureba ibyo ngibyo bye ku mpande by'abanyamakuru bari muri dududu. Sibyo bashaka kuzana ibibazo bitarimo byacitse. Kandi na Rayon Sport uwo mutego igihugu amakipe yacu bajya bawugwamo bakabagwisha muri mutego yavuga bagahamagara maze ukuntu radio natwe dukunda guhamagara. Sadati urabivugaho iki? Tadeyo nawe musubize. Sadati Tadeyo yagushubije ongera umubwire. Tadeyo Sadati yongera yavuze mwereye mu magambo muri ibyo by'amagambo n'abakinnyi bananirwe guhemba bose ko babahembye ngo nareka bayazamutse. Mwege mu Rwanda no ku motive ikipe yanyu aha ngaho mwashobora guhamagara ngo bapampe bavuze ibi
ubu bari nyamuneka umuntu yanditse ngo operation ng'abapampe bishe ikipe yarararara wagiye ukarwana ibyawe ikipe umutoza wawe ubona bigaragara ko nabo bapampe yari yarabananiye ariko hari igihe mwatsinze numwe mutsinze Bugesera mbona ngo ntabwo yishimye nyine ibyo byo kugenda abantu bose ntago umutima wawe usa neza usa kimwe n'undasi sibyo nta mutima abantu ntago usa kimwe ariko wowe yuri umuyobozi ureba iby'imiyoborere yawe ugashyira ikintu cyawe ku murongo focus ku murongo ntabwo uzambwira ngo umukinnyi wa peri ngo bamubwiye ngo yitsindishe urumva ngo yariye ruswa ahembwe magana miliyoni imwe iyo umuntu yamuzaniye miliyoni n'ubushobozi buke bw'abatoza buraho urumva ntabwo uzavuga ngo bahamagaye ngo perezida ngo atsindishe aperi ngo bazamwirukana ngo bamwe mu maganani kandi umaze kuvuga ko kontara inaza twari ibikombe 2 urumva bazamwirukana n'ubundi wese arabyanga ibyo bitokombe w'umutoza arabyanze ariko ni ubushobozi bwe buke rero tubirebere muri solution mureke aperi kwitera ngo namwe mwitere murebe focus ku gikombe mukora inama n'abakinyi banyu n'umutoza wanyu mutegura umukino ku mukino ibindi igikombe ni cyiza muzagishimira n'icyanga nyine ubwo nyine ubwo ruhare rwanyu nirwo ubushobozi bwanyu bwagugeza ubu ngubu nk'ejo bundi Rayon Sport itakaje bareba uwo babyegekaho bati Sadati yaduteguye bati itangazamakuru batagize ngo kavuna ngo niyumvikana nabo bagahamagara ejo ati Neto ngo ngubu yavanyemo akarenje bamwirukanye bati Gacinya niwe udutanze umupira wacu ngo n'abapampe bayutsindishe ibyo bizahura gute umupira wacu kuwushyira ku murongo biragoye mugabanye murebe biri focus ariko abantu natwe tugabanye inda nini urumva umuntu abe mu kintu twagomba kukibamo kipe nitsindwe ngo ushaka wegekaho uyu mwuga wo rwose njewe nzahora nkuvuga ni mushaka muzamvugiriza induru cyangwa munyamagane nzahora nkurwanaho ugomba gukorwa nkuko wagakozwe abantu mikoro ntikoreshwe nk'iturufu yo kujya kuhahisha mu ikipe yo kujya guhahisha muri aperi nzabavuga guhahisha muri Rayon nzabavuga guhahisha muri Mukura nzabavuga kugira ngo itangazamakuru ni cyawe cyangwa ni niyo cyabi cyawe kandi ubwo rero ngibyo hanyuma byo Bugesera twabivuze ku mugabane w'i Burayi ni championnat Tottenham yarayitsinzwe na Nottingham Forest ibitego 2-1 ijya ku mwanya wa 3 hanyuma Manchester City iraza gukina kuri uyu munsi